inshuti bavandimwe dukuri ikiganiro cyacu cyo kurwanamiza kijyanye n'umujyi w'u Rwanda n'abanyarwanda nanone turabasuhuje. Nk'uko twaganira ubushize twarebye ibijyanye n'imibare y'u Rwanda n'isanzure, nanone tuza kureba n'ibijyanye n'ikibariro cy'imyaka n'ibihe. Ibyo biganiro byombi bikaba byarahuzaga mu kutwereka ukuntu u Rwanda bari bazi kubarira imyaka n'ibihe kandi bazi kubara n'ibintu byose nk'uko n'ubundi isi tugenda muri iki gihe ishingiye ku mibare. Mu buryo butangaje rero nanone tugiye kureba ikiganiro cya gatatu gihuza ibyo ngibyo kijyanye n'umubare 12 ari ryo banga ry'ubuzima mu Rwanda. Umubare 12 nk'ibanga ry'ubuzima mu Rwanda. Umubare 12 nk'ibanga ry'ubuzima mu Rwanda. Ahangaha ntabwo tuvuga u Rwanda nitwumva ibyose turi kuvuga ntimubyumve nk'u Rwanda nk'igihugu tuza aka kanya, ahubwo ni ibanga ry'u Rwanda, u Rwanda nk'isi. Kuko buriya mu buryo bwagutse icyo twita isi bita planete Terre mu buryo bwa Kinyarwanda niyo yitwa u Rwanda. Niyo mpamvu abakurambere bacu muranabizi, iyo nk'umuntu w'umukecuru cyangwa umusaza yumva uvuye nk'Ubugande cyangwa uvuye nk'Iburayi yarakubaza ngo u Rwanda rwiyo rumeze ruti, nta kindi gisobanuro bafite cy'isi usibye u Rwanda. Bakabazi nyine ko hari u Rwanda ruri isi yose, ubwo rufa cya gice cyo hagati uretse ijuru, hasi hagati nyine ni ku isi bikitwa u Rwanda, ahandi hakaba ikuzimu. None niba tuvuga u Rwanda muri ibi byose bijyanye n'igihe n'ibintu byo mu gihe cy'ibimanuka, akenshi mujye mwumva u Rwanda nk'isi, nubwo ariho n'u Rwanda nk'igihugu. Nk'uko uyu munsi tuvuga ngo mu rwa Kigali, intara mu rwa Kigali ukaba ari intara kandi nanone ukongera ukaba umurwa mukuru w'u Rwanda rwose. Nuko bimeze rero ku bijyanye n'u Rwanda nk'igihugu n'u Rwanda nk'isi. Mujye mubyumva ko akenshi tuvuga ibi bintu bijyanye n'igihe cy'ibimanuka tuba tuvuga u Rwanda nk'isi. Noneho yamere twabonye isanzure n'ibijyanye n'ikibariro cy'imyaka n'ibihe, ibi byose byubakiye ku mubare 12. Uyu mubare 12 rero ukaba ari umubare w'ibanga rijyanye n'ubuzima ku isi. Mu Rwanda ukaba ari umubare uhambaye nk'igihugu ndetse no mu Rwanda nk'isi. Mwagiye mwumva muranabizi n'uyu munsi dufite amezi 12 y'umwaka. Twabonye ko amezi 12 y'umwaka wa Kinyarwanda, umwaka watangiraga mu Nzeri ukongera ukagera muri Nzeri. Mu kwezi kwa mbere k'umwaka ni Nzeri, noneho kwa 12 ukaba Kanama, Tumba Kanama. Ariko mbere ko dukomeza mwibuke ko twavuze ko amezi y'u Rwanda atagiraga amata mbere y'igihe. Umuntu akaba akibaza ati ko mbata itabagaho kandi bakomeza kuva ko u Rwanda rwagiraga amezi 12, ubwo byari bimeze biti? Aha twibutse ko amezi ya Kinyarwanda ndongera nyasubiramo ko ari amezi 12, ko habanzaga Nzeri, ukwa kabiri ukaba Ukwakira, ukwa gatatu ukaba Ugushyingo, ukwa kane ukaba Ukuboza, ukwa gatanu ukaba Mutarama, ukwa gatandatu ukaba Gashyantare, ukwa karindwi ukaba Werurwe, ukwa munani kukaba Gicurasi, ukwa cyenda kukaba Kamena, ukwa 10 kukaba Nyakanga, ukwa 11 kukaba Tumba Nyakime, ukwa 12 kukaba Kanama. Ikigaragara rero nuko kwa kwezi twabonye kwihagiko kwashyirwagamo rimwe mu myaka 3 kwitwa Mata, kukaza kwa 13, aho iby'ubukoloni biziye amezi y'u Rwanda yasubiwemo. Noneho kwezi kwahoze ari kwihagiko, ariko kwa Mata kwabagaho rimwe mu myaka 3 bakugira ukwezi guhoraho. Urumva ko kwajemo ari ukwezi guhoraho kutarahoze guhoraho. Nanone kandi bafata ukwezi kwa Tumba Nyakime bagukuramo. Urumva bongeyemo Mata bakuramo Tumba Nyakime. Urumva ko biragiye guha, niyo mpamvu ikomeza kwa 12. Ikindi cyahindutse ni ukwezi kwitwaga Tumba Kanama, none icyo gihe kwiswe Kanama gusa, ari mpamvu dufite ngo ni Kanama.
ariko mbere twitwaga Tumba, Kanama. Muri ayo mezi rero 12 ahisha ibanga ry'ubuzima, ni nk'igishushanyo mbonera cy'ibanga ry'ubuzima, ariko ubu turabyubakira kuri 12. Iryo banga ry'ubuzima ni rya rindi rihwanye ibyo twabonye yuko isi yose, iyo tuvuga isi yose mu bitandukanye n'isi, isi yose ni bya bice bitatu bya ryagi: ijuru, isi, ku isi nyine, munsi y'isi ikuzimu. Ibyo nibyo bikoze isi yose, ibice bitatu bikoze isi yose. Mubyumve neza, mu buryo bwa Kinyarwanda bavuga isi yose, aho isi ya mbere ari ijuru, isi ya kabiri akaba ku isi, isi ya gatatu ikaba ikuzimu. Ibyo bice bitatu bikaba bikoze icyo twita isi yose. Dushatse kubivuga mu ndimi z'amahanga twavuga universe cyangwa l'univers, igizwe n'ibice bitatu. U Rwanda ikaba igice cyo hagati bimeze nka CD, mubona ya masede mujya mukora mubona. Igice cyo munsi yo CD akaba ikuzimu, hejuru yaho akaba ku ijuru. None wabihuriza hamwe urwo ruziga, ruhuriza hamwe rukitwa isi yose, cyangwa se twakita univers muri iki gihe. None rero uwo mubare 12, yaba ya myaka twavugaga n'ikibariro uko imyaka, imirundi y'imyaka, nubwo twahera ku kuntu za mbuto zatangiye zavuye mu ijuru, ariyo myaka nyine, imyaka nk'ibihingwa, kuko hari imyaka nk'ibihingwa n'imyaka nk'igihe. Iyo kweza inzira imyaka inyuramo yera, kuva ibibwa kongera gusarurwa ikasubira mu kigega, twabonye ko ari inzira 12. Izo nzira 12 zigabanije mu bice bitatu bigize isi yose, duhereye ko uko imbuto zadutse nyine ku isi zivuye mu ijuru, zavuye mu ijuru, ari kuva mu ijuru zikaza ku isi, zigatabwa ubwo zikajya ikuzimu, zikazava ikuzimu, zikongera zikazamuka zikuze, noneho zikazongera zikera, zikagereza ubwo zongera guhunikwa. Zimwe ziraribwa, izindi zigahunikwa. Nivuga ngo zimwe ziribwa nk'umuganura, izindi zigahunikwa kugira ngo hazongere kubaho kongera kubiba. Ariko kuri zo zibanze murumva ko biraturuka mu nzeri. Mu nzeri rero, inzeri kwera mu buryo bw'ibanze, mu kwera kose, muri holiness cyangwa muri sainteté, aho uri mu ijuru niho zaturutse. Ukwezi kwa nzeri kuvuga mu ijuru mu buryo bw'ibanze. Ijuru kwera nk'uko mubizi, haba mu bakirisitu kwera, kuzira inenge. Zavuye mu ijuru rero zigwa ku isi. Ziguye ku isi, ubwo ngubwo isi irazakira ni ukwakira. Zimaze kwakirwa zirashyingurwa mu butaka, ko ni ugushyingwa. Ziranabora, ko ni ukuboza. Ubwo igihembwe cyatangiranye n'inzeri kirangirana no kuboza. Ubwo harimo imirundi 4 cyangwa se amezi 4. Hagati y'inzeri ugera mu kwakira ni kumwe, aho ni umurundi umwe. Hagati yo kwakira ugera mu kuboza, uwo ni umurundi wa kabiri. Hagati yo kuboza ugera mu murundi ugera muri Mutarama, ni umurundi wa gatatu. Hakaza n'igihembwe cyo kugira ngo zizamuke, aricyo cya Mutarama. Gutarama no kuzamuka. Harimo Gashyantare, gushya kw'intare kw'ibiri kuzimu bigashya, bikamera nk'ibitaze, bigashya no bikazerurwa, bikazavanwayo, werurwe. None bakaza gucurara Gicurasi, ibyo ari zazamutse nk'uruyuzi zishobora kurandaranda. Ubwo hatangira noneho igihembwe kirangiza, gitangira na Kamena, kirimo Tumba Nyakime, Tumba Kanama, kirimo Nyakanga, Tumba Nyakime na Tumba Kanama. Bikaba rero ari ibihembwe mukuri bitatu, ntimubyite 4, kuko kijyanye no kuva mu ijuru ugera ku isi, kuva mu ijuru ku isi, kuva ku isi winjira ikuzimu, no kuva ikuzimu zamuka uzongera gusubira ku ijuru. Ubwo ni za mbuto zibanze. Ariko noneho ubwo zitakiri ibanze ntabwo uzongera gusubira mu ijuru nk'ijuru, ahubwo zijya mu kigega. Mu kujya mu kigega rero nibyo bihwana
no mu ijuru mu nzera h'umweru hose wongera guhurira kugira ngo zongere zaturuke zibibwa. Ubwo ni uruziga rukozwe n'imirundi 12, ubwo ni 12. Ariko tubyumvikaneho neza mu byumve, ni imirundi 4 inyura mu mpugu 3 zigize isi, cyangwa se amezi 4 anyura mu mpugu 3 zigize isi. Niyo mpamvu rero 3 4 amezi 4 gukuba 3 arizo nzira, arizo mpugu cyangwa se ibice bigize isi yose izo mbuto zagombye kuba zinyuramo zisubira mu nzeri. Ibyo bivuze bitanga 12, ukaba ari umubare w'ibanga ku bijyanye n'amezi y'umwaka. Ariko turavuga umwaka nk'igihingwa wuzuza uruziga mu gihe kingana n'umwaka nk'igihe. Aribyo bihuzwa muri iki gihe n'igihe isi imara izenguruka izuba mu cyo twita dogere 360. Uburyo umwaka wari ukwiye kuba ufite, aho dogere imwe ni umunsi umwe, umwaka wari ukwiye kuba ugizwe n'iminsi 360. Ariko byagaragaye ko kugira ngo igihamyamwaka isi igaruka aho yari yahereye itangira mu kuzenguruka izuba riba rirashe inshuro 366. Buriya ya minsi bavuga 365 n'amasaha 6, muri ibi ngibiho amasaha 6 baraburungushura bihinduka umunsi umwe, byuzuza umunsi umwe, bigahwana nuko mu buryo bwa Kinyarwanda umwaka, amezi agize umwaka, kugira ngo umwaka nk'igihingwa wongere kugaruka aho waturutse usubiye mu nzeri, bihwanye nuko izuba riba rirashe cyangwa se rirenze inshuro 366. Iyo ni imirundi y'umwaka nk'igihingwa ihuzwa n'umwaka nk'igihe. Umwaka nk'igihingwa bihuzwa n'umwaka n'igihe gute? Uyu munsi bashobora kubaza ati ufite imyaka ingahe? Ukavuga ngo ufite imyaka 50 cyangwa se imyaka 40. Mu yandi magambo buri kintu ubajijwe ni uvuga ngo kuva wabaho habaho imiganura ingahe? Uri imiganura ingahe? Izuba rirashe kangahe kandi rirenze kangahe? Uriye imiganura ingahe? Iyo igisubizo kigomba kuba imyaka nk'igihe, ubwo ni inshuro imyaka yejejwe binyuze muri za ntambwe cyangwa se ya mirundi 12. Twabonye ko ikintu gipima umwaka, upima umwaka nk'igihingwa, upima umwaka nk'igihe, ni amasaka yitwa amaka. Ibyo twarabonye mu kiganiro kijyanye n'umuganura, ushobora kubyumva neza yagikurikirana. Noneho rero umwaka nk'igihe uhuzwa n'umwaka umuganura, ariko urumva ko byose bishuriye ku nshinga kwaka, ariko kubaho, kwaka. Niyo mpamvu uretse kwaka uba wazimye, kuzima ni ugupfa. Ariyo mpamvu twabonye ko mu bice 3 bigize isi yose mu ijuru ari mu mwaka bahari indi baraka, bahora baraka bari mu mwaka. Niyo mpamvu abantu bahatuye bitwa Imana. Muri bwa Kinyarwanda ntabwo Imana ari Imana imwe nk'uko tubivuga, ahubwo ni ubwoko bwo kubaho. Hariho Imana soko ya byose yitwa Shyerezo, akaba ari umwami waho hejuru, uwo niwe uhwanye n'uyo bita Imana imwe muri iki gihe. Noneho abatuye mu ijuru bose, yenda nabo bakita abamarayika, bari twese abagaragu bayo, bose bitwa Imana kuko babaho mu mwaka, bahora baka. Ni mu isi y'umwaka, umwami waho akitwa Imana nkuba Shyerezo. Noneho twabonye ko abakurambere bacu baba ari bimanuka, baramanutse bavuye ku Mana, batakaza guhora baka kuko binjiye mu isi yo hagati, aho abantu badahora baka bashobora kugira igihe bakazima. Binjiye mu buzima. Mu buzima ku isi ni mu buzima, aho abantu baba bakaba bashobora kugira igihe bakazima. Ubwo ni mu isi, ku isi iyi dutuyeho ni mu buzima. Barangije kuba
bari mu buzima byo kuva ku isi bakanyura mu buzimu abyo kuzima bakinjira mu yindi si y'abantu bazimu ariho hategekwa n'umwami witwa Nyamunsi umumandwa bamwita Nyamuzinda. Noneho mu isi y'abazima yariyo dutuyemo umwami wa witwa Imana y'u Rwanda, umwami w'u Rwanda. Byumvikane neza, abo hejuru baba mu mwaka bitwa Imana, umwami wawo ni Nkubashyerezo. Abo hagati ariyo ku isi dutuyemo hitwa mu buzima umwami waho ni Imana y'u Rwanda, akaba umwami nyine, uko kwaho kwitwa ubuzima. Abandi bantu bazimu tuzabona mu bijyanye n'inzira y'ishora, abandi bantu bazimu nuvuga ngo bazimye bagomba bategereje gusubira ku ijuru, ariyo nzira yo gusubira mu Mana, mu ishengero ry'Imana. Umwami waho akitwa Nyamuzinda, mu mpamvu ubona ko bamwita bariho, ariko muri bwa Kinyarwanda bamwita Nyamunsi. Noneho rero urabona ko ibanga ry'ubuzima ku isi tubijyanye no mu bwami tubaye turetse ibijyanye n'imyaka nk'ibihingwa ihuzwa n'imyaka nk'igihe. Reka mubone impamvu buriya amazina y'abami aturuka kuri Shyerezo umwami wa mbere akagera kwa 12 we Gihanga, nayo ni 12 ajyanye na ya mezi 12 y'umwaka. Mu nzeri nk'uko twabibonye rero ariho mu ijuru mu bwami bwa Shyerezo, aho havuye Kigwa wamanutse aza ku isi. Uko ni ukwakira, nuvuga ngo isi yakiriye Kigwa. Kubera ko rero yageze ku isi atakaje ubumana, yahise ahinduka umuntu, yinjiye mu isi y'abantu, abantu nyine banapfa. Ubwo yabaye bijyanye no gushyingwa, ko ari umuntu washyingurwa. Noneho wa muntu apfuye twabonye yinjiye mu buzima ko yanapfa, abakimanuka kumanuka ikuzimu, abakimanuka aribyo bihwanye no kuboza, kumanuka rwose ukabora. Noneho ikindi twabonye nuko Imana yabonye ko abantu bazagira ikibazo, ibatumaho umutabazi witwa Kibogo. Niyo mpamvu we yaje ari kijuru gutabara, aza ari kijuru, aramanuka rero ari kijuru, anyura ubwo aje gutaramura kugira ngo bari bagiye kuzimu abataramura, abavani kuzimu abazamure nkuko za mbuto zitarama. Kijuru araza aje gutaramura, impamvu ahanye na Mutarama, igihe mwitangira Mutarama. Noneho anyura mu mwobo ariyo Kobo Gashyantare, aho intare zihira, ibitaze bihira, anyura mu mwobo Kobo. Noneho Merano aramera, ari werurwe, arerurwa, kuvanwa ikuzimu, nkuko bavuga ngo kwarura no kuvanaho ibintu byari bishe bishyirwa ahagarara, werurwe. Noneho amaze kwerurwa habaho Gicurasi, gucurara. Ariko ahangaha Gicurasi twabonye ko ushatse kubyumva neza, twabonye ko Gicurasi wa mutabazi wari waje na rwa ruyuzi rwahinzwe, inzuzi zihingwa iyo bigeze mu Gicurasi aribyo gucurara, zisa n'izirandaranda ku isi. Ubwo nanone byongera gutangira ya nzira ya Gicurasi, yandi yo mutabazi habamo icyunamo cye, gucurara bamwibuka yuko nicyo cya gisibo, kikarangizwa n'ibirori bya Kamena, kumena uvana kumena ubutaka. Ubwo basubira inyuma bibuka umutabazi Gicurasi Kamena ari we Gisa, yuko umuntu wari wapfuye yazutse akaba Gisa kongera gusa na se. Noneho akaza ari kizira, uhanye na Nyakanga, kizira. Kuzira uvuga ngo kiziranenge, yamara kuziranenge akaza ari kazi, isoko y'inyoko muntu nshya itari yandi yaguye gwitakaza ubumana. Ni kazi ko kongera kugira ubumana kugira ngo bongere gusubira mu nzeri kwa Gihanga wahanze ubwami bushya bw'inyoko muntu isa n'Imana. Ibyo rero ntabwo ari n'ibyo mu Rwanda gusa. Abajya basoma Bibiliya
muzasoma kuva ibisekuru biva ku Mana, Imana irema Adamu, bikagera ubwo n'imbere y'umwuzure, bikagera kuri Nowa. Muzasanga ko hagati y'Imana ugera kuri Nowa harimo ibisekuruza 10. Ibyo bisekuruza 10 nibyo bihwanye n'ibisekuruza 10 natwe dufite, biri hagati ya Shyerezo ugera kuri Gihanga. Muri Bibiliya hagati y'Imana kugera kuri Nowa hatangirwa Shemu, uzasanga ko ibyo bisekuru bingana n'iby'u Rwanda neza neza, n'igisobanuro kikaba kimwe ku bazi izo ndimi. Nk'uko twatanga urugero ko Nowa bivuga akazi, kandi kazi bivuga akazi gato, petite racine nyine. Bigaragara neza ko aya mazina ya Kinyarwanda ku bijyanye n'ubwo mu Rwanda uko akoze umwaka ari 12, akoze rwa ruziga rw'umwaka nk'umwaka w'amezi, ni nako muri Bibiliya bimeze. Abajyasoma Bibiliya maze gusanga ko ibyo bintu byavomye mu isoko, abantu ko twabibonye muri Rwanda, bikazagira muri Misiri aho Musa yakuye byandika, bikazanakomeza muri Israheli. Ibanga rifite rero bihite abantu wenda n'abasoma Bibiliya batigeze bamenya niki. Ibanga bihuje n'iryabanga rya 12 by'ubuzima bunyura mu mpugu 3 zigize isi yose. Iryambere twaribonye nuko kuva mu nzeri, nubwo bati kuva mu Mana bigira kuri Adamu, ari kuva muri Shyerezo bigira kuri Kigwa. Iyo tuva ngo Kigwa, nkuko nari maze kubivuga, ni inzira inyura mu mpugu 3 z'isi, aho twavuze ko umuntu yaguye akaza ikuzimu, agapfa, akajya ikuzimu, akazazuka, yamara kuzuka akongera agasubira mu Mana. Ubwo ni igihembwe cya mbere gituruka nkuko twabibonye aho Shyerezo ahwanye na Nzeri. Igihembwe cya kabiri aho Kigwa, aho Kijuru ahwana na Mutarama. Icya gatatu gisubiza umuntu mu ijuru ni Gisa gihwana na Kamena, umuntu akongera agasubira mu Nzeri. Niyo mpamvu rero ivanjiri rwose ushatse no kuyumva neza, yaba iy'u Rwanda yaba n'iyo ngiyo ya Bibiliya, wayumvira aho ngaho. Ikiba gisigaye kwibazwa ni iki ngiki. Tubonye ko amezi ya Kinyarwanda ari 12, agohana n'ubuzima bunyura mu mpugu 3 zigize isi, ariyo 3 kuba 4 kwa 12. Abami b'u Rwanda twubakiye kubimanuka ni 12, bahwanye n'ibihembwe 3, hoza Nzeri na Mutarama, noneho huze Mutarama na Kamena, nongere huze Kamena na Nzeri. Urabona ko ari ibihembwe 3 nanone bihwanye na 3 gukuba 4. Ibi byose akaba bifite ibanga ry'iki, rifite ibanga rindi, ko twabonye ko ari ibanga ry'ubuzima bunyura mu mpugu 3 zigize isi. Kuko ubuzima bwo kwisi, ukubaho ko kwisi, kugira ngo ubuzima bubeho, murabizi haba mu byo mwize mu mashuri, haba nuko bizwi mu Rwanda, hari ikintu bita ibiremeshwa shingiro. Bavuga kugira ngo ubuzima bubeho, ibiremeshwa shingiro ayo bita raw material cyangwa matière première, kugira ngo ubuzima bushoboke. Ku isi murabizi ni ibiremeshwa ni 4. Hari amazi, ubutaka, umuriro n'umwuka. Kandi umuntu yigeze kubaza ati ko ibyo bintu byo bituma ubuzima bushoboka ku isi, abantu ubuzima bukabaho, ni gute birutana? Bamwe ati amazi arabiruta, abandi ati ubutaka burabiruta, abandi bati icya mbere ni umwuka, abandi bati ni umuriro n'ukomeye. Ariko mu kuri munazanabyibuka neza, umuntu ashobora kumara ubutaka. Iyo tuvuga ubutaka tuba tuvuga minero, ibyo turya burya tuba turya imyunyu ngugu bijyanye n'ubutaka. Iyo turya nicyo turira, tuba turya ibitaka, tuba turya imyunyu ngugu, nibwo butaka bavuga. Noneho twahumeka tuba duhumeka umwuka nk'uko muzi ni oxygene. Iyo tuvuga umuriro dushobora kuvuga umuriro uriya n'izuba, kuko n'umuriro ducana tukota buri komoka ku zuba. Ni ibiti biba byaribitse muri byo imbaraga z'izuba, rikazibika, amazi akagenda avamo. Noneho twazafata bya biti tugakora bita gutwika umwuka oxygene, noneho
yambaraga bya biti byabitse bigatangira bigahinduka ibishashi by'umuriro. Ubwo rero kubijyanye nuko birutana, umuntu ashobora kubaho akaba atara iminsi 3 atarya, akayimara atanywa, akayimara atota cyangwa se adacana, birumvikana, ariko ntawe ushobora kuyimara adahumeka, ntiwamara iminota 5. Nuvuga ngo rero umwuka muri ibyo biremeshwa shingiro ni ingenzi cyane. Muri make rero buriya icyo ibanga ry'ubuzima risobanuye ni iki? Ni ubuzima ibiremeshwa shingiro bifatanije hamwe bizengurutse ubuzima muri izo mpugu 3 zigize isi. Ni mu buryo buteye bute rero. Buriya nkuko twabonye ibijyanye n'igihe cy'abami imanuka, ibihereya byose ni igishushanyo mbonera cy'ubwami bw'isi, kibanga ry'ubuzima ku isi, ni igishushanyo mbonera, kandi muri igishushanyo mbonera kirashyi nicyo baheraho bakora inyubako. Buriya n'ubwami bw'u Rwanda bwubakiye kuri icyo gishushanyo mbonera. Mu biremeshwa shingiro niyo mpamvu dufite buriya amazina y'abami 4 ahwanye n'ibyo biremeshwa shingiro. Mu bwami bw'u Rwanda aho bwaje kuremerwa bugendeye ku gishushanyo mbonera cy'iryo banga ry'ubuzima rigendera ku 12, baje kuri mu bwami bugendera kuri ibyo biremeshwa shingiro, nuko n'imbaraga noneho hari n'imbaraga. Usibye biremeshwa shingiro hari n'imbaraga, kuko ubuzima bubera ahantu bukabera ahantu mu gihe hakoreshejwe ibiremeshwa shingiro. Ibyo biremeshwa shingiro uko ari 4 n'ubuzima bunyura mu mpugu, hapo niho hantu bunyura mu mpega 3 zigize isi, hakoreshejwe n'imbaraga. Imbaraga, izi mbaraga nizo zitwa bya bihembwe. Nk'ubwo igihembwe cya mbere habaho imbaraga yitwa imbaraga y'umuhindo. Iyo ni imbaraga ihindi biri hejuru ikabisunika bijyana hasi, uwo ni umuhindo. Niyo mpamvu n'imvura ziva hejuru zikagwa hasi, noneho n'inkuba zigakubita, uwo ni umuhindo ugira ngo vane ibi hejuru ubijyana hasi. Iyo ni imbaraga y'umuhindo. Mu ndimi z'amahanga niyo bita energie d'impulsion. Impulsion, gusunika, guhinda, gusunika. Iyo ni imbaraga ya mbere. Imbaraga ya kabiri ifata bya bintu byavuye hejuru ikabyinjiza ikuzimu hasi. Ubwo ni urugaryi. Mu ndimi z'amahanga bakayita energie d'impulsion. Impulsion. Energie de conservation. Mumbare energie de conservation ibika cyangwa itara ibintu byari hasi, byari hejuru y'ubutaka ikabishyira ikuzimu. Noneho bya bintu byari hejuru mu butaka bitabyeyo ariyo gutara, haza indi imbaraga bivanayo ikabisubiza ejuru mu kirere, ariyo twita no mu ijuru buriya. Iyo yitwa energie de distribution. De distribution ariyo mu Kinyarwanda twita imbaraga ya tumba cyangwa y'impeshyi, guheha, kuvana hasi usubira hejuru uzamura. Ariko mu buryo bwumvikana imbaraga ya tumba, ntabwo ari itumba nk'itumba ry'ayamezi tuzi, ni imbaraga ya tumba itumbisha ibintu bya nkorora nk'igitumbisha nk'umusemburo. Ibyari hasi kabitumbagiza kabikwiza hejuru bisubiza hejuru. Iryo niryo banga aricyo bita imvura. Tuvuge dutanze nk'urugero, imvura iva hejuru, ushatse kubyumva neza, mu gihembwe igatangira mu gihembwe cy'umuhindo, imbaraga zikayihinda zishyira ku isi, ikagera ku isi, ikazinjira mu butaka, hakazaza imbaraga ituma bwa butaka bumera nk'ubunyoye, igakora umusemburo kuzimu aho ngaho. Hakazaza imbaraga ya gatatu, ubwo twavuga n'imbaraga yitwa urugaryi bigariza aho ngaho, kandi kitwa mu ndimi z'abandi kitwa energie de conservation. Noneho hakazaza n'imbaraga izongera kuzamura ibintu ibisubiza mu kirere. Ubwo bari kuva ku ijuru kuza ku isi, kunyura ikuzimu no kongera gusubira mu kirere. Iyo ni imbaraga. Noneho iyo tuvuga rero n'abami b'u Rwanda, buriya abami b'u Rwanda tuvuge Nzeri, kuva mu Nzeri ari umuhindo utangira mu Nzeri. Inzeri dufite umwami mu bami
ushinzwe umwami w'amazi witwa Cyilima. Uriya Cyilima ni umwami w'amazi, dukunda kuvuga ngo ni umwami w'inka ariko ni uw'amazi kuko ashinzwe inzira y'ishora. Ni umwami w'amazi, igihembwe cy'amazi aricyo kibiva hejuru bigana ku isi. Ni ukuvuga ngo Cyilima ni nka Shyerezo, ni umwami w'amazi, umwami w'ubuzima. Noneho bitewe n'uko habaho kwakira y'amazi yakirwa ku isi, niyo mpamvu tugira Kigeli. Kigeli akaba ari umwami w'intambara. Buriya ni uwakira ubutaka, ni uboneka ku butaka, uwakira ugira ku butaka akakira, uwakira ubutaka. Noneho hakazaza Mibambwe, ari nanone umwami w'umwuka, umwuka nk'uyu duhumeka. Niyo mpamvu bamwita umwami nanone w'intambara. Bakaba bati niba Kigeli yafashe ubutaka yabwakiriye, Mibambwe akabwishyingura, ubwo abafashe ikirere cy'ubwo butaka ahari umwuka wabwo. Noneho hakazaza Yuhi. Rero Yuhi ni umwami wo kuboza, w'imbaraga y'umuriro, kuko habaho kuboza kugira ngo umuriro imbaraga energy ituma ibintu bibora. Ni ukuvuga ngo Yuhi ni umwami wa energy. Muri energy nyinshi zibaho harimo n'umuriro. Ubwo rero abami bakaba babaye bane bagiye kugira inshingano zimwe. Umwe ni amazi, Cyilima; Kigeli ubutaka; Mibambwe umwuka; Yuhi umuriro, imbaraga iboza. Noneho hakazaza rero Mutarama, ariyo zina rya gatanu, rijya kugira inshingano zimwe n'iza Cyilima. Mutara, utara iby'ubuzima bubera munsi y'isi, ari ukuzimu. Umeze nko gutara, wenda vuga uti n'utuma ibitoro kibishya Gashyantare, n'utuma inzagwa zishya, n'utuma na za mvura zibanza zikajya kuzimu zitegereje kugira ngo zongere zamuke. Hakazongera nyine kuza igihembwe aho mutazongera gutangira Cyilima muri Kamena, akazongera gusanga no Mutara mu nzeri. Niyo mpamvu Mutara na Cyilima bagenda basimburana, aho niba ari harabanje igihembwe cyari cyatangirwa na Cyilima, igikurikizo zatangirwa na Mutara, igikurikizo gitangirwa na Cyilima, igikurikizo gitangizwe nanone na Mutara. Ubwo rero amazina y'ubwami bw'u Rwanda akaba ajyanye na bya biremeshwa shingiro, kandi Mutara na Cyilima gatangiza igihembwe. Bisobanuye ko umwe atangiza igihembwe, kibanza aricyo twabonye cy'umuhindo, undi agahita atangiza igihembwe cy'urugaryi, undi agatangiza igihembwe cya Tumba, kugira ngo ibindi bisubire mu ijuru. Nituvuga ngo Tumba rero ntimuze kuvuga ngo ko Tumba ari tuzora ukwezi kwa kane, oya. Guhera muri Kamena, mu kwezi kwa Kamena, twabonye ko gukurikirwa n'ukwezi kwa Nyakanga, hakurikira ukwezi kwa Tumba Nyakime, hahandi usanga amazi yari hasi, yatangiye kuza ku byatsi ari urume rwinshi. Tumba Nyakime, ko ibintu bitubikana bigana hejuru, amazi Tumba Nyakime. None bikongera ukazamo ngo Tumba Kanama, aho usanga ibicu byanamye mu kirere bitegereje yuko inzira izaza, umuhindo ugatangira. Niyo mpamvu ngo Kanama, Kanamiye Nzeri. Ubwo biba byujuje rwa ruziga, uruziga rw'ubwami rufite imirundo 12, ari bo bami 12 bimanuka, rukaba rwubakiye ku mirundo 12 y'umwaka. Icyo umuntu yakibaza ngaha ni uko umwaka